cyane cyane muri iyi minsi y'ukwezi kwa gatandatu ishyira tariki 30 n'ubundi ejo nabivuze ngo dukeneye kumva amazina aremereye Rayon Sport yasinyishije nigura abakinnyi basanzwe mu makipe mato nibiretse kubitangaza niba utaguze Pichu ntugure Sefu ntugura ayo mazina aremereye urabona ko n'abantu barimo kubaza mutubwira amazina Rayon Sport yasinyishije niba rero umuterankunga yemeye gushyiraho ifeza leta magina zana amazina aremereye abantu bagomba baguze muri Espoir niki byihorere Kanamugire ntigeze atangazwa Messi ntigeze atangazwa sibyo ra yego aba nibeshye gusinya kwabo hari umuntu wigeze abimenya bande Bakanamugire roje yabasi cyo gihe basinya se ntitwabimenye Kanamugire roje yasinye rimwe na Patrick ariko hari amazina nyine abantu baba bategereje kumva byaba byiza cyane uyu munsi muri Mukeba Kiyovu Sport reyisinyishije Pichu byaba byiza cyane yaba ari inkuru nziza cyane nyuma yo kubura Fiacre birenirwa no kubona Pichu nanabi twabivuze ko Rayon Sport ikeneye amazina akomeye atarenze 5 ariko akomeye nyayo afatika nomero 9 twasanze ntawe umusimbura wabonana ntawe abo ni babiri ukinana na Ngendahimana ntawe nibyo nababwiye Usarwe ndabivuga mbisubiramo Usarwe n'umusimbura ukinana na Ngendahimana yaba Pichu yaba Sefu abo si batatu umuzamu bane ndi wa gatanu nusimbura nomero 9 igomba kuba ifite abataka babiri bakomeye ubanzamo n'umusimbura ko Rayon Sport Kamara ari hasi Esenu ari hasi Traore no gusezerera bivuze ngo muri abo batatu nta gisubizo kirimo ukeneye babiri none se bashatse umwe wo kwikenda n'undi ukomeye wo ku ruhande usimbura wonana bakaba ari babiri bonyine bari ntakorwaho wo ntakorwaho hakenewe usimbura wonana hakenewe abataka babiri b'abanyamahanga ubanzamo n'umusimbura ubwo umurongo w'imbere ni bane abataka babiri usimbura wonana na Ojera nibamwongera amasezerano Ojera we hajara hari umusimbura ntacyo bitwaye nusimbura wonana ushatse warekeraho Arsene ko aracyari mutoya n'umusimbura ariko ku 9 hakenera abantu hagiye kwa Ojera no ku ruhande rumwe ashobora kuhakina we nabyo byashoboka ariko ku 9 hakenerwa abantu babiri ugomba kufita abataka babiri umwe nagira ikibazo banarwanira umwanya ubwabo ntabyo kuba ngo binguye ngo umwanya ndawizeye ariyo mpamvu navuze ngo hakenewe ukina 6 mu gihe Ngendahimana kina 8 cyangwa se ukina 8 Ngendahimana agasubira 6 hakenewe umuzamu Karure nibagiwe n'abakinnyi 5 Rayon Sport niba nkumvishe neza binabaye ngombwa kuri bwa bushye bw'amafaranga prioritiza bane bagomba kuza bakaba bari mu kibuga bane bagomba kubanzamo yego none ngo hari uwo musimbura ari umusimbura wabonana hari umuntu uje kwataka hakazo mu kibuga hagati n'umuzamu bane abo bane mbere na mbere bakaba bahari cyane nababanzamo kugira ngo binorohe rero impamvu binashoboka bukuru kuri ayo mikoro twari tuvuze bukuru kwatangiye birashoboka kugura Sebwato ntabwo ahenze kwatangiye kurekura imiriro ra JC inkuru avuze ko ngo ibiganiro bigeze kure cyane aharyoshye y'umuntu witwa Pichu na Rayon uwo ni umukino ukenewe cyane ibyo nabaga hakenewe amazi iyo ni inkuru ya bukuru nsomye ku gihe Shimira Imana Ismail Pichu arakenewe cyane muri bukuru cyangwa niba tarasinye nawe niba tubwirwa transfer zase mu kera wasanga nawe yarasinye muri wasanga nawe bamugana yarasinye ari ibintu bituje Even ari agasigarana amavuta wasiri wasuze cyane bukuru ari abanyamahanga udashobora kwirirwa ukura hanze yego mukogoti ushobora kumuzana nk'umwataka wa kabiri muri ya mikoro niyo ndiho turega kwipasa muremure kandi uyu munsi twumva sinyishibwa Gasogi niba rero dufite amaso areba hanze kandi ikipe iri muri Gasogi aho naho hakira akabazo muri ya mikoro birashobora kugura mukogoti nk'umwataka wa kabiri uvuye hanze akaba ari uwa mbere mukogoti ari umusimbura 11 birasaba hano mu Rwanda biragoye mwanya wabonana cyangwa wamuzanye nawe yazana undi urabona nawe ruswa gusubira mu $10,000 yego nk'umukinnyi utazwi ugomba kwigaragaza mu myaka 2 birashoboka rero kuzana undi utazwi umuzanye abizwa ari umuhanga niyigaragaza azamugurisha menshi ku uyu munsi byanga bikunda yaguzwa amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 amakuru numva ariko Rayon Sport haramyanya ushobora kugura hano mu gihugu kandi kabigisubizo Pichu ni umunyamahanga ari gukina mu Rwanda kandi mwiza Sebwato twabonye ni umuzamu mwiza umunyamahanga ukina hano mu Rwanda
utahenze kurusha kwipasa muremure kuvuga ngo urazana umuzamu uvuye hanze yaguhenda biragoye. Hari abanyamahanga hano mu Rwanda baguha igisubizo utahenzwe mu mikoro yawe makeya utiriwe ipasa muremure, ariko 9 bikagusaba kujya hanze wena na 11 yabonana ariko